filime Slow. Ese umunsi umwe ushobora kumva ko umuntu wizeye kurusha abandi ari ukwiciye urusobe rw'ubuzima bwawe. Slow si filime isanzwe, ni nk'ikirahure kireba mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukibona ubwacu mu ndorerwamo iteye ubwoba. Ibanga ryinshi hagati y'urukundo, ubushuti n'ubugome rirasandaye, nta muntu umwe ukiri uwo twibwiraga. Buri mukino muri Slow ufite igisobanuro, buri muntu afite icyo ahishe, ariko se uri bwizere nde? Mbabarira, ariko ni ngombwa ko ubimenya byose mbere y'uko bitinda. Nze tuganire kuri Slow. Nge ni Softman official, ibuka ukamanuka hasi ukanda inzogera, ukore subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana ibiganiro byacu bya buri munsi tubagezaho umunsi ku munsi. Slow irimo abakinnyi bakomeye batatu b'ingenzi. Taraji P. Henson ari witwa Jenaya. Amateka ye n'inzira ye. Jenaya Taraji yavutse ati 11 Nzeri 1980 i Washington DC. Yize theater art muri Howard University. Izina rye ryatangiye kuvugwa mu mwaka wa 2001 muri filime Baby Boy, aho yakiniye nka Yvette. Yakomeje guca ibintu, yagize uruhare rukomeye muri Hustle Flow 2005. Yandikiye Grammarly y'indirimbo baririmbye The Curious Case of Benjamin Button 2008. Uruhare rwe muri Slow. Jenia ni umubyeyi w'umwana urwaye, ugarijwe n'amakuba, aratakaza akazi, nta bushobozi bwo kwishyura, abura ubufasha. Ibi bituma ajya gufata banki, atari ko ashaka kugira nabi, ahubwo ari nk'umuhogo wacitse. Taraji aha yerekana amarangamutima akomeye y'umubyeyi uri hagati y'urukundo ku mwana we. Niko Parker Shiriki, amateka ye n'izina rye. Yavutse tariki 22 Mata 1967 i Chicago. Yatangiye ku kazi gasanzwe, yabanje kuba sekreteri, imatangira gukora stand up comedy. Yamamaye muri TV show The View co-host kuva mu mwaka wa 2007 kugera mu mwaka wa 2014. Sherry Talk Show yabwite kuri Live Time. Yakinnye muri sitcom nka Less Than Perfect, Mr. Ignorance. Uruhare rwe muri Slow. Nicole ni umukozi wa banki utungurwa na Jenia. Yinjiye afite imbunda mu gihe abandi bari mu bwoba bwinshi. We yerekana impuhwe, ubwitonzi no kwitangira undi muntu. Aha agaragaza ko impuhwe zishobora gutuma umuntu ahindura icyemezo gikomeye. Ashimangira ishusho y'umuntu ukora mu buryo Nani Henrock agira uruhare rukomeye. Uruhare rwe rwatumye benshi bavuga ko ari umutima wa filime. Raymond ubusanzwe ukina n'umupolisi muri filime. Amateka ye yavuze tariki 10 Ukuboza 1990 i Harlem muri New York. Yamamaye bwa mbere muri My Super Sweet 16 ya MTV 2007. Indirimbo n'imyidagaduro yakoranye n'abahanzi nka Kanye West, Pharrell Williams n'abandi. Yagize album Kit CE yakunzwe cyane. Ubu ari kwagura umwuga we mu gukina no gutunganya amafilme. Uruhare rwe muri Slow. Detective Raymond ni umupolisi waje gucunga imvururu kuri banki. Nashyira Jenia ku gitutu, ahubwo aramwumva ndetse akamubwira ko nawe yarezwe na single mother. Akamuganiriza, akamugira inama. Ari compassionate enforcer. Tenaya yerekanye ubushobozi bwo kwinjira mu mwanya w'umuntu uri hagati y'amategeko n'amarangamutima, gutuma umupolisi atagaragara nk'umwanzi, ahubwo nk'umuntu uca hagati y'ubutabera ubwumvikane. Icyo bivuze, aba bakinnyi uko ari batatu berekanye ko filime igira ingufu cyane iyo irimo ubushishozi, uburambe n'ubumuntu. Slow
yatanze ubutumwa ku barebana n'ihungabana rituruka ku bukene, kwigunga n'ukuntu impuhwe zishobora gukiza. Taraji, Sheri na Tayana bakoze igikorwa gihuza ubuhanga, igitekerezo n'amarangamutima ku buryo bufatika. Isomo rikomeye twakwiye gukura muri filimi ya Straw: irya mbere, ubuzima bushobora gushyira umuntu ku mugozi wa nyuma, breaking point. Jenia ni umubyeyi w'intwari, ariko ubuzima bumutera akaga. Umwana ararwaye, nta kazi, ibitaro biramwirukana, banki ntiyamwumva. Filime igaragaza ko abantu benshi bagerwaho n'ibibazo bikomeye ariko bakabura uko babivamo. Isomo: nubwo umuntu yaba atari umujura cyangwa umwicanyi, igihe cyose adafashijwe ashobora kugwa mu cyaha kubera inzara cyangwa urukundo akunda abe. Abantu benshi bagerwaho n'agahinda batagaragaza, invisible pain. Filime ishimangira ko agahinda kabera mu mutima wa benshi tutamenya, cyane cyane ababyeyi birwanaho bonyine, abatagira ubufasha bw'imiryango cyangwa leta. Straw itwereka ko tudakwiye guca imanza vuba, kuko hari igihe umuntu wicuza cyane aba yakoze ikintu kibi atabishaka, ahubwo kubera ibihe bimukandamije. Isomo rya gatatu, impuhwe zishobora guhindura icyemezo gikomeye. Umukozi wa banki Nico ndetse na Detective Raymond, uyu mupolisi, baje kwerekana ko gutega amatwi, gutuza no gutanga icyizere bishobora kugira akamaro kanini kurusha imbaraga cyangwa iterabwoba. Iyo abantu bumiwe baratuza, iyo bumiwe bashobora guhinduka. Isomo ririmo nuko impuhwe ni intwari ikomeye kurusha imbunda. Isomo rya kane twakura muri filime Straw: abagore cyane cyane abirabura bahura n'ingorane zidasanzwe. Filime irerekana ukuntu abagore babirabura bagorwa n'ubuzima mu buryo budakunze kuvuga cyane: gutakaza imirimo, kudahabwa agaciro mu nzego z'ubuvuzi cyangwa ubufasha, guhatirwa kurwana n'ubuzima bonyine. Isomo ni uko dukeneye kuvugira abatari bavuga, cyane cyane abari mu bibazo bisaba kumvwa, si ugucirwaho iteka gusa. Isomo rya gatanu, ubucamanza bushobora kuba butumva, hari icyo bikwiye kwiga ku bantu. Straw ikangurira abantu gutekereza ku buryo amategeko adahora ari igisubizo gikwiye. Ubutabera bw'ukuri burenga amategeko, bushaka kumva impamvu y'ikibi aho guhana gusa. Isomo ni uko hari igihe umuntu aba akeneye ubuvuzi cyangwa ubufasha aho guhanwa gusa. Mu magambo make, Straw si filime ivuga ku kwiba banki, ahubwo ni inkuru y'umubyeyi ukeneye kumvwa. Ni inkuru ivuga ku kudafashwa kw'abafite ibibazo, ku kamaro ko impuhwe mu buzima, no kuba kwiyemeza kw'abagore bagarukira ku miryango yabo nubwo isi ibatererana. Straw ni filime kwigiramo byinshi, kuko irimo ubuzima bwuzuye bw'umunyafurika abamo cyangwa se uko afatwa, ariko mu bibazo byiwe byose agakomeza gukomera no gukora cyane kugira ngo akomeze kujya mbere. Ibuka gukanda inzogera, ukane subscribe, share ndetse na comment, utubwire muri comment icyo wifuza ko twaza kubwira ubutaha kuri filime Straw, uburyo twabihuza n'isomo ry'ubuzima n'ibibaho mu buzima busanzwe. Ko filime si igitekerezo cyabayeho, ahubwo ni ubuzima bubaho kandi abantu benshi babamo.